bavandimwe nitwagira imana Jean de Dieu. Muri uyu mwanya tugiye kwiganira ku ijambo ry'Imana kandi tugiye gukomeza ibiganiro byacu bivuga kuri Bibiliya, tureba insanganyamatsiko zitandukanye kugira ngo mu by'ukuri twige icyo Bibiliya yigisha, tutakirebeye mu byo abantu bavuga cyangwa se ibyo abantu batekereza, ahubwo tubajije Bibiliya ubwayo ikatubwira ni iki mu by'ukuri Imana yatwandikiye kiri mu ijambo ryayo. Niyo mpamvu mubona ko style yanjye yo kwigisha ari uko ngenda mfata umurongo umwe ugasobanura uwundi kugeza ubwo umuntu abona ukuri kw'icyo Imana yashakaga kuvuga, kubera ko akenshi ukuri kw'Imana, ukuri kwa Bibiliya kwangizwa n'amagambo y'abantu n'uburyo abantu bashaka kuryoshya ibintu no gushaka kubisobanura, bigatuma ukuri Bibiliya yigisha gutakaza umwimerere, maze abantu bakaba batazi agaciro k'icyo ijambo ry'Imana rivuga, ndetse badashobora no kuryakira mu mibereho yabo kubera yuko ryagiye ryangizwa n'abantu, abantu bakarisobanura uko babyumva n'ibihuza n'inyungu zabo, maze ukuri k'ukuri kwa Bibiliya ntikugere ku mitima y'abantu nk'uko bikwiriye. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko nziza cyane, dufite insanganyamatsiko nifuza ko waza gutegera amatwi witonze kandi ukumva buri somo ryose turi buze gusoma uko ryunganira na rigenzi ryaryo, kugeza ubwo usobanukirwa ukuri ukakwakira mu mutima wawe. Uyu munsi dufite insanganyamatsiko ivuga ngo ninde uzajya mu ijuru. Ninde uzajya mu ijuru? Kuri iyi si hari amadini menshi, menshi, ndetse n'iki kintu cyitwa ijuru ubwacyo abantu bafite uburyo bacyumva mu buryo butandukanye, ndetse hariho n'abatemera ko n'ijuru ribaho, hariho n'abatemera yuko hazabaho wenda umunsi abantu bazajya mu ijuru abandi bagasigara, hariho n'abo muganira bakakubwira ati rega shani hakagira ukubeshya, ntabwo Imana yakwifuza kuturimbura twese, ahubwo Imana izatubabarira itujyane mu ijuru, kuko nta mubyeyi wakanga guha umwana we ibyiza. Ariko se nubwo ibitekerezo bivuga kuri iki kintu kigendanye no kujya mu ijuru ndetse n'ijuru ubwaryo no kubaho kw'Imana n'ibindi byose ari byinshi kandi bitandukanye, ese nta kintu Bibiliya, ijambo rya Kristo, ryaba ritubwira ku kintu kigendanye n'iby'ubwami bw'Imana ndetse n'abazajya muri ubwo bwami? Bibiliya niyo nkomoko y'ubusobanuro bwa nyabwo kuri iyi ngingo, nta handi twakura ubusobanuro. Naho tugendeye ku bwenge bwa muntu no mu byifuzo bye no mu bitekerezo bye nuko yumva, ijambo ry'Imana riravuga riturarikira kwirinda kwibwira ibiri mu mitima yacu ngo ari byo tugenderaho, kuko ngo umutima w'umuntu urashukana kurusha ibindi bintu byose bibaho. Niyo mpamvu mu mibereho yacu tuba tugomba kwirinda kubaho twiringira ibyiyumviro byacu, twiringira n'iby'imitima yacu tubwira, kuko iyi mitima ishobora gukorerwamo na Satani ikatubwira ibintu bitari byo, ikatubwira ibintu by'amafuti, ikatwongorera ibyongorero bibi bitari byo. None rero dutandukanyije ubwenge bwacu n'ibyiyumviro byacu, tukabitandukanya n'icyo Imana ivuga, tugashaka kumenya icyo Imana ivuga, n'iki ijambo ry'Imana ritubwira ku bwami bw'Imana ndetse n'abazabwinjiramo. Mu zindi nsanganyamatsiko nagiye mvugaho hano kuri uyu murongo, mwabonye yuko nagiye mvuga ku ngingo zitandukanye, ndetse iyi ngingo irakomereza no ku bindi byigisho nigishije byabanjirije iki ngiki, kuko nagiye nibanda cyane uko Yesu afata ubwami bw'Imana, uko abugaragaza mu nyandiko ze, mu ivanjiri, mu bitabo byanditswe n'intumwa za Yesu, uko Yesu avuga iby'ubwami bw'Imana nagiye mbisobanura. Kuri ubu ngubu noneho tugiye kureba ninde Bibiliya ivuga kazajya mu ijuru. Ese Imana izarebera kuri pourcentage? Ese Imana izareba abantu wenda bakoze imirimo myiza ibajyane mu ijuru? Ese Imana wenda izareba abantu babanyangamugayo mu isi ibajyane mu ijuru? Cyangwa se Imana twese izatubabarira iduha ubwami bw'Imana kuko ari umubyeyi wacu? Ese bimeze gute? Ese Satani we bizagenda gute? Ese we nta munyaga azabona waba azajyana nabo mu kurimbukana? Ni ibintu byinshi ndifuza yuko watega amatwi ukaza kumva ninde uzajya mu ijuru. Reka dutangize isomo riri muri Mateyo 7:13 kugeza 14. Haranditswe ngo munyure mu irembo rifunganye, kuko irembo ari rigari n'inzira ijyana abantu kurimbuka ari nini, kandi abayinyuramo ni benshi, ariko irembo rifunganye n'inzira ijya mu bugingo iraruhije, kandi abayinyuramo ni bake. Aha, amagambo tubonye hano ntekereza yuko ahari wakongera ukayasubiramo ukayumva neza. Ijambo ry'Imana riravuze ngo muharanire guca mu irembo rifunganye, irembo rito cyane, irembo bigaragara ko bigoranye kurinyuramo. Arangije aravuga ngo kuko irembo rigari ryo abarinyuramo ni benshi cyane, ngo nyamara niryo rijyana abantu mu kurimbuka.
turi hano, birumvikana ko abantu bari mu isi bose bazagabwamo amatsinda angahe? Abiri. Hari abantu bazaba bari mu nzira igana mu bugingo buhoraho, hari n'abantu bazaba bari mu nzira igana mu kurimbuka kw'iteka ryose. Imana rero yagaragaje uburyo buri bantu bari muri buri gika bitwaye. Abo mu ruhande rujya mu ijuru ngo inzira yabo iragoranye kandi iraruhije, ariko abo mu ruhande rujya ikuzimu inzira yabo iroroshye ndetse ngo abayinyuramo ni benshi. Ubyumva gute? Dore uko biteye. Ibintu bigendanye n'ubwami bw'Imana, abantu benshi niyo babitekereje bagatekereza no kumva icyo tuvuga ku kintu kigendanye n'ubwami bw'Imana, bumva ari ibintu biteye ubwoba kandi bakumva ari ibintu batageraho, kuko ni ibintu bibasaba kugira ibyo bareka. Ndetse muri Bibiliya Imana yabigereranyije no kwikorera umusaraba ugakurikira Kristo. Urumva hari icyo usabwa kwikorera, hari umutwaro usabwa kwikorera, hari ibigomba kukuvuna kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Hari inzira usabwa kunyuramo, ntabwo ari ukugendera mu nzira ya gihogere aho abantu bose bagenda bumva bafite umudendezo w'ibyo bashaka. Ku rundi ruhande ubwo ruvanga bazarimbuka ni abantu bumva bashaka kubaho ubuzima bifuza, bakarya ibyo bashaka, bakanywa ibyo bashaka, bakinezeza mu buryo bwose bashaka, bakabaho imibereho bumva nta kintu na kimwe babuzwa. Abo ngabo bose bari mu nzira igana mu kurimbuka, kuko ni inzira iboroheye, ni inzira itabagoye, ni inzira inyurwamo n'abantu benshi. Nuko rero nushaka kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho, haranira kwemera guca mu irembo rifunganye. Ubasha kuvuga uti none nzabwirwa n'iki? Irembo rifunganye n'irembo ryugururiye abantu bose, ryarindi bose banyuramo. Uzabibwirwa n'iki? Ibyo uzumva umutima wawe wa kamere ukubwira, uzamenye ko umutima wawe wa kamere ukubwira ngo emera guca mu irembo ryugururiye bose. Ariko niwumva ushaka gukurikiza icyo Imana ishaka, ukumva urashaka kugendera mu bushake bw'Imana, kandi ukumva umutima wawe wa kamere umeze nk'utabishaka, uzamenye ko nubwo biri kukuvuna, biri kukugora, ariko urimo uritoza, uri no kwimenyereza kunyura mu irembo rifunganye. Hanyuma rero abemera kwikorera iyo mitwaro bagaca mu irembo rifunganye nibo bazabona ubugingo buhoraho. Iki ngiki Bibiliya gisobanura mu buryo bwagutse kandi bwumvikana. Nta buryo na bumwe uzabaho winezeza wikorera ibyo ushaka, nta kintu na kimwe ureka ku bwa Kristo, hanyuma ngo wibwire ko nanone uzajya mu bwami bwa Kristo, ahaba abantu batuje, bakunda Imana, bayikorera, bayikiranukira. Ese wowe wumva ari ibintu bijyanye? Reka turebe n'irindi somo riri muri Matayo igice cya 7 umurongo wa 21 kugeza wa 23. Baranditse ngo umuntu wese umbwira ati mwami mwami, si wizinjira mu bwami bwo mu ijuru, keretse ukora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Benshi bazambaza kuri uwo munsi bati mwami, ntitwahanuraga mu izina ryawe, ntitwirukanaga abadayimoni mu izina ryawe, ntitwagoraga ibitangaza byinshi mu izina ryawe? Nibwo nzaberurira nti sinigeze kubamenya, nimwumve imbere mwa nkozi z'ibi bimwe. Hano Bibiliya isa nk'itanze umurongo, noneho iravuze ngo abantu bazajya mu ijuru n'abakora ibyo data wo mu ijuru ashaka. Ndetse ngo kuri uwo munsi abantu bamwe bazabaza ngo mwami, ko twahanuraga mu izina ryawe, ese birashoboka ko n'abantu bahanura bazabura ubugingo buhoraho? Yego. Ese birashoboka ko n'abantu basenga, baba mu rusengero, abapasiteri, babandi twirirwa dushimagiza ngo nabigisha beza, babandi twirirwa dushimagiza ngo bafite imirimo myiza, batwiyereka nk'abakiranutsi badakora icyaha, ese byashoboka ko nabo bazarimbuka? Yego, nabo harimo abazarimbuka, kuko ijambo ry'Imana riravuze ngo ntabwo abavuga ngo mwami mwami, ubwo ni babandi basenga, babandi barara amajoro basenga, babyuka mu gitondo basenga, babandi bajya mu buvumo, mu masumo y'amazi, babandi ubona bafite umwete mwinshi wo gusenga. Ijambo ry'Imana rivuga ngo si abavuga ngo mwami mwami bazinjira mu bwami bw'Imana, ariko ijambo rirasobanutse ngo ahubwo ni abakora ibyo data wo mu ijuru agize gute? Ashaka. Ikibazo kigahita kiza kikabaza ngo ese ibyo data wo mu ijuru ashaka mbasha kubimenya gute? Nushaka kumenya ibyo data wo mu ijuru ashaka, uzaba inshuti y'iki gitabo, uzaba inshuti y'amagambo aboneka muri iki gitabo. Muri iki gitabo nimo hari ubutumwa Imana yadutumyeho. Nuyoborwa n'iri jambo ugakora ibyo rigutegeka, nta kabuza uzaba ukora ibyo data wo mu ijuru agize gute? Ashaka. Ariko niwigira ikigenge ugashaka gukora ibintu uko ubyumva no kubikora uko ubishaka, nuko ubwenge bwawe buguha,
ndagira ngo nkubwire yuko nguca intege birashoboka ko uzaba utari gukora ibyo data wo mu ijuru ashaka, kandi nubwo wasenga amasengesho ateye gute udashyira mu bikorwa ubushake bwa Kristo, nta kabuza uzarimbuka, kuko ijambo ry'Imana rirasobanutse kuri uyu murongo. Ni abakora ibyo data wo mu ijuru agize ate ashaka. Hanyuma nushaka kubona ubugingo buhoraho, uzashakashaka uko wamenya ibyo data wo mu ijuru ashaka, bibe intego yawe. Numara kubimenya uharanire kubikora, usabe Kristo akorere mu bugingo bwawe, ukora ibyo ashaka. Naho ibyo kwirirwa urata ngo urasenga, kwirirwa urata ngo urahanura, kwirirwa urata ngo ukora imirimo myiza ugaragaza imbere y'abantu, kwirirwa urata ngo ufasha abakene n'ibindi byose, ibyo rwose ntacyo bizakora ku Mana, kuko ijambo rya hariya riranditse ngo nibwo nanjye nzaberurira nti sinigeze mbamenya. Mbega ibintu bitangaje, sinigeze mbamenya. Uretse no kubabona ntiyanabamenye. Mumva imbere mwa nkozi z'ibibi mwe. Ntekereza ko Bibiliya iba ifite amagambo ateye ubwoba ndetse akanganye, ariko yo kuduhugura. Ntabwo ari ukudutera ubwoba ngo tubeho dufite ubwoba, ahubwo nawe kutwirika umurongo wa nyawo tugomba gukurikiza, kugira ngo mu by'ukuri niba dushaka kubona ubugingo buhoraho, dusabe Imana idushoboze gukora ibihwanye n'iryo jambo. Reka turebe muri Zaburi ya 143 ku murongo wa 10 handitse ngo unyigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari wowe Mana yanjye, umwuka wawe mwiza anyobore mu gihugu cy'ikibaya. Unyigishe gukora ibyo ushaka. Iyabo wowe unyumva wari ufite uyu mutima, ubwiye Imana ngo unyigishe gukora ibyo ushaka. Ese wari uzi ko ibintu bigendanye n'ubwami bw'Imana harimo no kwiga? Unyigishe, nicare mu ishuri ryawe, umbwire ibyo wifuza, umbwire ibyo ushaka, hanyuma unyigishe mbimenye. Umbwire, unyigishe gukora ibyo ushaka. Ngusabiye ngo ugire uyu mutima, uyu mutima uyu munyezaburi wanditse iyi zaburi avuga unyigishe. Imana yifuza ko abana bayo bakwemera kwigishwa nayo, kugira ngo bamenye inzira zayo bagomba kwicara bakigishwa. Ariko umubare munini w'abantu ntabwo biteguye kwigishwa n'Imana, ahubwo bibanda ku bwenge bwabo n'inyurabwenge yabo, n'ibyo umutima wabo babwira, n'ibyo bumva bashaka gukora, n'ibyo inshuti zabo zishaka, n'ibyo umwigisha wabo mwiza bakunda ashaka. Ntibite ku kumenya icyo Imana ishaka. Dukomeje mu Befesi igice cya 5 umurongo wa 10 handitse ngo mushakashaka uko mwamenya ibyo umwami ashima. Reka turebe, ndamutse nshaka nko kuba inshuti na perezida, ngirwa ayo mahirwe yo kuba mu mwanya, nkagira amahirwe yo kuba mu mwanya we, nkagira amahirwe yo kubana nawe, kandi nkashaka kumuresha kugira ngo tube inshuti. Nibyo ijambo riri kuvuga. Nagerageza gushakashaka kumenya ibyo uwo mwami ashima cyangwa se uwo perezida ashima. Tureke n'ibyo ngibyo. Niyo umuhungu n'umukobwa bashaka kuzabana, kandi bose bakaba bari seriye mu bigendanye n'umubano wabo n'icyo bifuza kugeraho, bose bakaba bari seriye, nta n'umwe uri gukina. Buri wese atangira kwiga imico ya mugenzi we, agatangira kwiga ibyo mugenzi we akunda, agatangira kubyimenyereza. Niba mugenzi we, tuvuge nk'umukobwa, niba adakunda umugabo unywa inzoga, ndakurahije ukuri ko umusore bakundana atangira kwitoza kuzirika, agatangira kubwira inshuti ze ati burya rero njye mbona n'inzoga atari nziza, dushaka twazirika. Naho kumbe arimo kwitoza ibyo umukunzi we akunda. Niba anywa itabi, niba akunda gusohoka, akamara kumenya ko umukunzi we atabikunda, atangira kwimenyereza ibyo bintu kubireka, kugira ngo bazahuze mu mibereho yabo, bazabane. Nano rero ijambo ry'Imana rirasobanutse nk'uko turisoma mu Befesi igice cya 5 umurongo wa 10. Mushakashake uko mwamenya ibyo umwami Mana ishima. Nimushakashaka uko mwabimenya, mwe kwiyicarira, mwe kurabwa muri aho ngaho mwiturije gusa, kandi mwibwira ngo muzajya mu ijuru, ariko mutiteye ku kumenya ngo mbese Imana ikunda iki, ishaka iki, irashaka ko namera gute, irashaka ko nakora gute, irashaka ko ngenda gute, ibyo byose ni biba bigomba kuba intego yacu, tugaharanira kubigeraho. Ariko mbona abantu benshi bicaye kandi wabaganiriza kumva ni abantu basenga,
ni abantu bafite ukuntu ibintu by'iyobokamana babiha umwanya mu mibereho yabo, ariko wabareba imibereho babayo ukabona ikintu cyo gushakashaka iby'umwami wabashima ntacyo bibabwiye. Ukabona ni abantu bibereyeho mu kwinezeza kose bashaka, ntibaharanire kumenya ngo ni iki Imana yandikishije mu ijambo ryayo ngo hanyuma tukigenderemo. Umuntu uzajya mu ijuru rero ni umuntu ushakashaka mu byanditswe byera kugira ngo amenye ngo ni iki Imana yanditse, kugira ngo tukigenderemo, kugira ngo nkigenderemo, nige gukora ibihura n'iby'Imana ishaka, kuko n'ijambo twasomye unyigishe gukora ibyo ushaka. Reka dusome irindi somo riri muri Zaburi igice cya 24 umurongo wa 3 kugeza wa 6. Twumva uko handitse ngo ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka, ninde uzahagarara hera he, n'ufite amaboko atanduye n'umutima uboneye, utigeze kwerekeza umutima we ku bitagira umumaro, ntarahire ibinyoma, uwo niwe uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka abihawe n'Imana y'agakiza ke. Abayishaka ni bene uwo, abashaka mu maso hawe Mana ya Yakobo. Kimwe mu bintu bituma nkunda Bibiliya, irasobanutse, nta magambo ahishe munsi y'ubutaka haba muri Bibiliya. Ushaka kumenya ukuri rwose irakukubwira ugahita ukumenya. Impamvu tutamenya ukuri nuko tudashakashaka mu byanditswe byera ngo tukwige tukumenye. Reba nk'ahangaha ku ijambo ry'Imana tubwiye, ninde uzazamuka umusozi w'Uwiteka, ninde uzatura ahera h'Uwiteka, n'ufite amaboko atanduye. Ese ubwo hano abicanyi bazajya mu bwami bw'Imana? Oya. Hanyuma se abafite imitima yanduye, bafite ibitekerezo bibi, bifuriza abandi nabi, abanyeshari, abanyagasuzuguro, kuko ibyo nibyo bigaragaza umutima wanduye, abantu batagira urukundo, abantu batagira impuhwe, harya baba tumaje gusoma ko bazajya mu ijuru. Oya, ijambo ry'Imana yavuze ngo n'ufite umutima utagize gute, utanduye, ngo nutigeze kwerekeza umutima we ku bitagira iki umumaro, ibintu bitagira umumaro. Ugasanga umuntu ahera mu gitondo akageza nimugoroba ari mu bintu bidafite umumaro, areba za filimi z'ubusambanyi, ascrollinga kuri za TikTok areba ibintu bitagira umumaro, ari kuri za Facebook areba ibintu bitagira umumaro bitamwungura ikintu na kimwe. Aho kugira ngo akore ibifite umumaro, yibera mu bitagira umumaro, nutigeze kwerekeza umutima we ku bitagira iki umumaro. Niyo mpamvu tugomba kwiga tukamenya n'ibifite umumaro, tukamenya gukorera ibifite iki umumaro. Somo rirakomeza avuga ngo ntarahira ibinyoma, ibintu bya ndagaswi ndakagira gute n'ibindi bintu ndagacika izo, kandi arahira ibinyoma, arimo arahira ibintu atazigera akora. Ibyo ni icyaha. Bibiliya iravuga ngo ijambo ryanyu rijye ribaye oya. Niba ubyemeye shima, vuga uti yego nzabikora. Niba ubihakanye vuga ngo oya. Nibyo kwirirwa urahira ndagapfa iki gihe, n'ukuri izina ry'Imana ndagagira ute n'ibindi byose bidahejeje Imana icyubahiro. Ijambo ry'Imana avuga ngo ntiyigeze umuntu uzaramuzamuka umusozi w'Uwiteka ntiyigeze arahira ibinyoma. None ikibabaje, ibyo bintu ukabirahira uri no kubeshya, ibyo uvuga utazanabikora. Ijambo ry'Imana yakomeza rivuga ngo uwo niwe uzahabwa umugisha n'Uwiteka no gukiranuka azabihabwa bihawe n'Imana y'agakiza ke. Ngo abashaka Imana ni bene uwo nguwo. Ibi nibyo biranga umuntu ushaka iki Imana. Bibiliya irasobanutse, nta kintu kijijishije kiba muri Bibiliya. Bibiliya irasobanutse mu buryo bwumvikana. Imigani 3:5 kugeza 6 aranditse ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose, we kwishingikiriza ku buhanga bwawe, uhora umwemera mu migendere yawe yose, nawe azajya kuyobora inzira unyuramo. Ujye wishingikiriza ku Uwiteka, ntiwishingikirize ku buhanga bwawe. Niba hari igihe kigeze cyabaho abantu biyemera mu bwenge bwabo kandi bakishingikiriza ku bwenge bwabo, ni iki gihe. Aho umuntu mubwira ibintu by'ibyiza agomba gukora byo gukiranukira Imana, ngo ati reka ntekereze ndebe, atari ko si ubwo wowe iyo urebye ubona utari ikigoryi, tekereza neza urebe, ubwo si ibi bintu wabigiyemo gute, shira mu bwenge, shira mu nyurabwenge, ubwo si wowe urumva ibyo bintu byagenda gutyo. Ari gatwe twarize Mana, ibintu turabisobanukiwe, ni gute se wowe ntabwo byumva. Ugasanga abantu bose bigize abanyabwenge, baranariza kugeza ubwo banariza n'iby'ubwenge bw'Imana. Ijambo ry'Imana riravuga ngo wiringire Uwiteka n'umutima wawe wose. Buriya hari akaga gakomeye kari ku bantu biringira ubwenge bw'isi.
ijambo ry'Imana riravuga ngo ubwenge bw'isi Imana yabuhinduye ubupfu ndetse ngo ibufata nk'ubusa, nk'ubutagira umumaro. Nyamara abaswa ngo Imana yabahaye kuba abanyabwenge. Umuntu wemera ko ari umuswa akemera kuyoborwa n'Imana, uyu nguyu niwe Imana igira umunyabwenge, akagira ku bwenge buhanitse, mu gihe ubwenge bw'abaswa bubayobora mu nzira yo kurimbuka. Niyo mpamvu ntukishingikirize ku bwenge bwawe niba ushaka kuzabona ubugingo buhoraho, ahubwo ujye uhora wemera Imana, ushakashaka ibyayo, kandi numara kumenya icyo Imana ishaka, ibyo aba ari byo ushima kandi aba ari byo wemera kugenderaho. Icyo gihe uzahabwa umugisha n'Uwiteka. Yohana 15:5-6 haranditse ngo ni jye muzabibu, namwe muri amashami. Uguma muri njye nanjye nkaguma muri we, uwo ni we wera imbuto nyinshi, kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Umuntu utaguma muri njye ajugunywa hanze nk'ishami ryumye, maze bakayateranya bakayajugunya mu muriro agasha. Iri jambo naryo rirasobanutse. Harimo ijambo nkunda cyane rivuga ngo uwo ni we wera imbuto nyinshi, ngo kuko ari ntacyo mubasha gukora mutamfite. Aya magambo aruzuzanya nayo twabonye haruguru. Mu by'ukuri mukurikije amashuri twize, aho twabaye, n'ubwenge dufite, hari ibintu tuba twiyumvamo ko twakora, ariko Imana yifuza ko tuba ariyo turangamiye yonyine. Ntabwo ubwenge bwacu bwabitugezaho, ntabwo imbaraga zacu za kimuntu zatugeza ku bintu Imana ishaka. Icyo Imana ishaka ni uko tuba turi totally dependent on Him. Imana irashaka ko tuba ariyo twishingikirijeho mu buryo bwuzuye yonyine, ngo mugume kuri njye, ni njye muzabibu. Iyo umvuyeho nta handi ugomba kujya ujugunywa, kuko umuzabibu utekereza nk'igiti, urebe n'amashami yacyo. Ese ishami rishobora kugumya kubaho ridafashe ku giti? Oya. Amashami yavuye ku giti niyo abana bagenda bagateranya bakayajyana kuyacana mu ziko, mu muriro, bakayakoramo umuriro. Kubera yuko aragenda kuma, ntaba akivoma ku giti yakomotseho, ntaba akivomamo amakakama n'intungamubiri zihagije, kuko iryo shami riba ryamaze gucomokokaho, ryavuyeho, ryaguye hasi. Birangira rero iri shami ribaye ntacyo rimaze. Nuko ijambo ry'Imana rivuze ngo barayateranya, barangiza bakagira gute? Bakayabyazamo umuriro. Nta kindi. Niko bizagenda ku munsi w'amateka. Abantu batazaba bari cometse kuri Kristo, batari kuri we nk'igiti cy'umuzabibu cy'ukuri, nabo ngo bavoma amakakama muri we, abo bose bazateranwa batwikwe, kuko nta kindi kizaba kibakwiriye. Ntabwo bazigera ngo bakura ngo bagere ku gihagararo gikwiriye cy'ishami riri kuri Kristo. Tekereza ko iki gishushanyo Imana hano yakoresheje cyumvikana. Ni igishushanyo cyiza, kirumvikana, kirasobanutse. Ntabwo tubasha kugira ikintu na kimwe dukora tutari muri Kristo. Turi abanyabyaha, ibyo ntacyo twabirenzeho murabyigisha kuri uyu murongo. Turi abanyabyaha, turi babi bihagije, ntidushobora gukora ibyiza. Niyo twafata intego zidakuka zo gukora ibyiza, twisanga byatunaniye. Amakiriro yacu namwe ni uko duhora turangamiye Kristo, tugahora ducometswe kuri Kristo, maze tukavoma amakakama n'ibidutunga muri we, maze tugakora imirimo myiza tuyikomoye muri we. Reka tujye mu Rwambere rwa Yohana igice cya 2:3 haranditse ngo kuko uvuga ko ahora muri we akwiriye nawe kugenda nk'uko yagendaga. Ibi tuzabigeraho ari uko twemeye kuba nka kiratwe tumaze kuvuga mu kanya cyo kuguma muri Kristo, tukareka Kristo akaba ari we utubera umuyobozi. Mu Bafilipi igice cya 3:12-14 handitse ngo si uko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganwa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfata icyo Kristo yamfatiye. Bene data, sinibwira yuko maze kugifata, ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana kuri muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Uyu ni Pawulo aduha urugero rwiza rw'ukuntu twazabona ubugingo buhoraho. Araje aravuga ati nanjye ndabiharanira, simpamya ko namaze kubigeraho, ahubwo ndarwana intambara nziza, ndaharanira kugira ngo ngere ku byo Imana yamfatiye.
iyi niyo igomba kuba imibereho y'umukristo. Umukristo agomba kuba umuntu uhora mu ntambara, umukristo agomba kuba umuntu uhora ku rugamba. Ati sinibwira ko namaze kukigeraho, kuko yari akiri umuntu akiri mu isi, avuga ati ariko ndarwana nibagirwa ibiri inyuma nkasingira ibiri imbere. Umuntu atangira ubukristo ari umunyabyaha ruharwa, ari umusambanyi, ari umurozi, ari umunyagasuzuguro, ari umuntu wangana, ari umuntu w'umunyangeso mbi, ariko ukakomeza kwigira kuri kristo, ingeso nziza zigenda ziza muri we, imvugo nziza, umutima ukeye, amagambo meza, kwitonda, kwicisha bugufi, kubaha abandi, kunyurwa, bigenda biza nk'imbuto zamuka tugenda twakira, bitewe nuko twamaje kugira intego, kubana na kristo tukabigira intego, tukaba dushakashaka uko byagenda kose buri munsi ngo tumenye ibyo Imana ishima. Ibyo biragenda bikadukuza tukagera ku gihagararo gishyitse. Reka wenda nkomereze kuri aya magambo akurikira, hanyuma mwumve iby'aya magambo ukuntu umuntu agera ku nsinzi yo kuzabona ubugingo buhoraho. Baranditse ngo mu rwa mbere rw'Abakorinto igice cya 9 umurongo wa 24 kugeza 27, ntimuzi yuko mu birori abasiganwa biruka bose, ariko ugororerwa akaba umwe. Namwe aba ariko mwiruka, kugira ngo mugororerwe. Umuntu wese urushanwa yirinda muri byose. Abandi bagenzereza batyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika, naho twebwe tugenzereza tutyo kugira ngo duhabwe iritangirika. Kuko nuko nanjye ndiruka, ariko si nk'utazi aho ajya, nkubita n'ibipfunsi, ariko si nk'uhusha, ahubwo mbabaza umubiri wanjye nk'ukoza uburetwa, ngo ahari ubwo maze kubwiriza abandi, nanjye ubwanjye ntaboneka nk'utemewe. Hano noneho Pawulo arimo arabigereranya n'ubuzima bw'intambara, bw'amarushanwa. Nimurebe amarushanwa, rese tuvuge amarushanwa yo gukubitana ibipfunsi, nayo njya nyabona, amarushanwa yo kwirukanka. Arangije aravuga ati nanjye ndirukanka. Mukuri iryo pica, kuko muri iki gihe cya Pawulo mu Baroma, kuko Pawulo yari umuroma ari n'umuyuda, byose yari byo, yari afite ubwenegihugu bw'Uburoma ariko n'umuyuda. Muri iki gihe cy'Abaroma bagiraga imikino yo kwirukanka, noneho ngo umuntu wahize abandi agahabwa icyubahiro, agashimwa, umudugudu w'iwabo ugahabwa icyubahiro, ugashyirwa hejuru. Ntekereza ko ari nako bigenda muri iyi minsi. Iyo wabonye intsinzi uhagarariye igihugu cyawe neza, kirashimwa, nawe ugahabwa imidari. Ariko nimurebe ukuntu abantu birukanka bajya muri ayo marushanwa bavunika. Aba agomba kubyuka mu gitondo agakora shifoma, ndetse akirukanka cyane, kugira ngo amenyereze umubiri we gukora bihuza n'ibyo azaba akora mu gihe azaba ari mu kibuga yirukanka. Ntekereza ko nawe kubitana ibipfunsi ari uko nguko babigenza. Baritoza bihagije buri munsi, buri gitondo, buri mugoroba, buri gihe cyose. Hari abavuze ngo kandi ngo birinda muri byose. Bano bantu bakora iyi mikino ntibaba banywa inzoga, ntibaba bagipfa kurya ibyo babonye junk food, ibi biryo bitagira intungamubiri byo kwinezeza byinshi, ntibaba babikoresha. Baba banywa amazi menshi ahagije, baba barya ibyo kurya byubaka umubiri ku buryo agira imbaraga, ntabwo arya ibiryo bimukabura umubiri, bimuca intege. Kandi ntibakoresha ibiyobyabwenge n'ibindi byose. Pawulo arangije arandika ngo babikora gutyo kugira ngo bahabwe ikamba ryangirika. Sinako bose batsinda, no, n'ubundi abazatsinda umuntu umwe, abandi bakagenda babona uduhembo dukeya, ariko babaharanira bati wenda nzabona iryo kamba. Kandi iri ni ikamba ryangirika, iryo mu gihe gito riba rimajije guta agaciro, cyangwa se ukazarinda, cyangwa se ukaba ushobora no gupfa ukagwa mu ibyo bintu ukamugara. Ariko Pawulo arasaba abizera baba bamuteze amatwi ati ariko twebweho tubikorera kugira ngo tubone iritangirika. Maze Pawulo atananije yitangaho urugero bati nanjye nkubitana ibipfunsi. Aha ni mu buryo bw'umwuka, ntabwo ari ibipfunsi by'ibipfunsi, ahubwo agaragaza ko nawe arwana. Ati nanjye ndirukanka, ati nkubitana ibipfunsi ariko si nkuhusha, kuko mfite intego, mfite icyo nshaka kugeraho. Icyo yashaka kugeraho ni ubugingo buhoraho. Ati ahari ntamara kwigisha abandi, nanjye nkagaragara nk'udashyitse, nanjye nkagaragara nk'umuntu w'imburamumaro. Niyo mpamvu yitangagaho urugero rwiza kugeza n'ubwo yabwiye abantu ati mumfatireho icyitegererezo, nk'uko nanjye icyitegererezo ngifatira kuri Kristo. Yari umuntu urwana urugamba rwo gukiranuka. Natwe niko tugomba kumera, kandi cyiza kuri urugamba twe turwana ntabwo tuzaruhira ubusa. Aba hano mu isi barabikora, bakirukanka bakavunika, ariko bikarangira hahembwa umuntu umwe. Twebwe uzirukanka wese intege nke zose yaba afite, uzirukanka wese imbaraga zose yaba afite, igihembo ni kimwe. Ube warirukanse cyane, undi abe yarirukanse gake, icyangombwa nuko yakurikije amabwiriza y'ikijambo ry'Imana ryigisha, azahabwa ingororano. Ingororano ni imwe, ni ubugingo buhoraho.
ntabwo twebwe hazabamo gutoranya ngo uyu ni uwa mbere uyu ni uwa nyuma. niyo waza uri inyuma ariko ukaba warirukankanye n'abandi ugakora ibisabwa, uzahabwa ubugingo buhoraho. nuko rero Pawulo araduhamagara kwemera kujya muri urwo rugamba. Uzasabwa kugira impuhwe, uzasabwa n'ibindi byose bitandukanye n'icyo kamere yawe yifuza. Uzasabwa kwicisha bugufi, uzasabwa kwiyoroshya. Ibyo ni ibintu biba bidahura na kamere ya kimuntu, kandi biranakwiriye ko twemera kubikora, kuko icyo duharanira gisumbya agaciro ibindi byose dukunda. Ese kuki ibyo hari ikintu cyo mu isi dushaka twemera tukabikora, nyamara icyo mu ijuru tukumva ko nta gaciro gifite? Ibi bintu mubitekerezeho neza, maze twige kugira amahitamo meza nk'ayo Pawulo yagize. Umvira isomo ryiza, ari naryo somo tugiye gusorezaho mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 4:6 kugeza 8. Pawulo yaranditse ngo, kuko njyeweho maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyo kugenda kwanjye kirasohoye. Narwanye intambara nziza, narangije urugendo, narinze ibyo kwizera, ibisigaye mbikiwe ikamba ryo gukiranuka, iry'umwami wacu umucamanza utabera azampa kuri urya munsi. Nyamara si njye njyenyine, ahubwo ni njye n'abakunze kuzaboneka kwe bose. Mbega amagambo meza, amagambo meza. Pawulo ati narinze ibyo kwizera, narwanye intambara nziza, ubu ngubu mbikiwe ikamba ry'iki? Ry'ubugingo, iryo Kristo azampa. Ati kandi si njye njyenyine, tuzarihabwa turi benshi, abakunze kuboneka kwe bose. Pawulo haruguru twabonaga avuga ati nanjye ndarwana intambara, ndarwana, ndakubita ariko sinkushya, ndirukanka ariko ntabwo ari nk'utazi aho ajya. Wa wundi uvuga ati ndamaranira kugera aho dutanguranwa, ati ariko simpamya ko namaje kuhagera. Ndarwana, ndakora uko nshoboye kugira ngo mpagere. Yageze ubwo akiri muri uyu mubiri abona urugamba rwe rugiye kurangira, afungiwe muri gereza y'i Roma, agiye guhorwa kwizera kwe. Yarakoze umurimo, yarazengurutse isi yose, Aziya, Uburayi, abwiriza ubutumwa bwiza. Yarakoze ibyo gukiranuka, arebye urugamba rwose yarwanye, uburyo yaneshaga Satani, uburyo Imana yabanye nawe, uburyo kubwo kufashwa n'Imana, Imana yamushoboje kugera ku gihagararo gikwiriye cya Kristo. Yarabirebye, arabyitegereza, arangije ashima Imana, abwira abantu ati ngaho nimunyitegereze, ngeze igihe cyo gupfa, ngiye gupfa mpowe Kristo. Uyu yandikiraga ni Timoteyo. Timoteyo mumenye ko ari we wamusimbuye mu murimo. Yari akiri muto, ari umusore, ari we agiye gusigira umurimo. Arangije aramubwira ati rero njyewe dore aho ngeze, meze nk'ibisukwa ku gicaniro. Abantu mutamenyereye ibya Bibiliya, ibisukwa ku gicaniro ni ubundi igicaniro nta kintu cyanduye cyahasukwaga. Turavuga nk'intama cyangwa se ihene zahatambirwaga, zagombaga kuba zidafite inenge, niko Bibiliya yigisha. Ibisukwa ku gicaniro ni ibintu bitunganye, byera, byiza cyane, kuko igitambiro ni igitambiro cy'Uwiteka, cyagombaga gushushanya igitambo cya Yesu Kristo, kandi igitambo cya Yesu Kristo cyabaga cyera cyagombaga kuba cyera kitagira inenge. Igitambo cya Kristo kirera, nta nenge gifite. Niyo mpamvu atigeze bamuvuna amaguru, niyo mpamvu Yesu Kristo nta kindi kintu bamukoreye, yapfuye akiri wese, kuko igitambo cye cyagomba kuba ari igitambo kidafite inenge. Rero ibisukwa ku gicaniro ni ibintu byiza bitunganye byera. Pawulo rero aravuga ati ubu ngubu meze nk'ibisukwa ku gicaniro, narwanye intambara nziza, narinze ibyo kwizera, nakoze uko nshoboye, mbana na Kristo, ntigeze muva iruhande. Ni nk'aho ari ibyo yabwiraga Timoteyo, wagombaga kumusimbura mu murimo, akajya mu cyimbo cye, akazaba ari we umusimbura agakora umurimo, kuko Timoteyo yarakiri umusore, afite imbaraga, kandi urugamba rwose Timoteyo yarimo, Pawulo yari aruzi neza, ibintu byose yarimo, intambara zose yarimo yarazisobanukiwe. Maze arangije mu kumuhumuriza no kumukomeza, aramubwira ati nyitegereze, njye narwanye intambara nziza, kugeza ubwo nabaye nk'ibisuko ku gicaniro, mbikiwe ikamba ry'ubugingo, naratunganijwe, ndera, ndatunganye. Mu by'ukuri uzarwane nawe, ni nk'aho ati nawe uzarwane intambara nk'iyo narwanye, kugeza ubwo uzanesha. Bavandimwe, urugamba rw'iby'umwuka ni urugamba rugoranye, rugereranwa no guca mu irembo rifunganye, rugereranwa na bya bigereranyo byose twagiye tubona. Ni urugamba rusaba kwiga, tukiga imikorere y'Imana, uko Imana ishaka ko ibintu bigenda. Tugomba gushakashaka tukamenya ibyo Imana ishaka. Bigeranwa n'irushanwa, aho tugisabwa kugira ibyo twigomwa, ibyo tureka, ibyo tuzibukira, tukagira ibyo twakira kugira ngo dushimwe n'Imana. Ibyo byose urwo rugamba nirukugeraho, ukabona hari ibyo usabwa kuko Imana ibigukeneyeho, ibigushakaho, uzemera ubitange, kuko nibwo buryo bwonyine bushoboka kugira ngo uzinjire mu bwami bw'Imana.
kandi ikindi nakwibutsa ni uko ibi byose tutabigezwaho n'imbaraga zacu bwite, ahubwo nk'uko twabonye yuko nta kintu na kimwe tubasha gukora tudafite Yesu Kristo. Icyo dusabwa ni ugukomeza komatana nawe, tukiga ibye, tukaba mu gikingi arimo, twiga ibyanditswe byera, tujya mu masengesho, tugira amasengesho ya rwihereranwa ya twenyine, tukirana n'Imana mu masengesho kugeza ubwo imibereho yacu izatungana, kamere iri muri twe ntibe igifite ubushobozi bwo kudutegeka, ahubwo tubaho imibereho itunganye. Nibwo tuzabasha kwirata nk'ibyo Pawulo yirase, duti twarwanye intambara nziza, twarinze ibyo kwizera, none tubiki ikamba ry'ubugingo. Niyo mpamvu ijuru ririho, ubugingo buhoraho buriho, abazabujyamo barahari, ndetse hari ibihumbi byinshi byamajije kubugeramo. Ubu ngubu niyo baba barapfuye bategereje gusa ko Yesu aza akazabazura, kubera ko barwanya urwo rugamba bakarugeraho. Niyo mpamvu rero nk'uko umuntu hano mu isi iyo aharanira ikamba risanzwe avunika, akababara, akagira ibintu bimugora, ariko amaherezo akabigeraho, kandi akabigeraho ari ibintu biciye bugufi, ari ibintu bitazamara igihe kinini. Reka twebwe turwanire iby'iteka ryose bifite agaciro gahanitse tudashobora kubara, turwana intambara yo kwizera, dukomeza gutumbira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wacu. Ibyo mbigusabiye nizeye mu izina rya Yesu. Reka rero mu gusoza dusengere isengesho rito. Mana yacu ikiranuka ihoraho, turagusaba ngo weze ubugingo bwacu, uduhe ubushobozi bwo gukora ibyo ushaka, uduhe kugendera mu bushake bwawe, uduhe kwemera kurwana intambara yo gukiranuka izatugeza mu bwami bwo mu ijuru. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.